turabakunda cyane turabatoke reka mbabwire reka mbasuhuza mbona imana we kuri mwe twebwe turabagaragu banyu nk'amatoke tugize ikibazo gikomeye cyane mutubabarire kuko ikibazo cy'amasaha tubarimo ntabwo ari twebwe ni igihe ariko turabasezeranya tubikuye ku mutima ko tugomba kubajurira twebwe twenyine nk'amatoke original ntabwo mahitamo dufite kubera yuko tugomba kubisoko uko byogoshe turabakunda cyane imana ibahe umugisha uzibona kuri TikTok BBC Pascal uri numwe rubanda mani wigwana n'umufana mani ibyo bibaho ushaka kurwana n'umufana mani
industry yacu iri kwica rap nation, industry yacu iri kwica gakondo. Je naje nje kureba P, nje kureba Gatsa, nje kureba Green, nje kureba Double G, n'umwe mbonye ama reba no QM ini kwa timanimana yo nabonye reka dutahe none reka mbere dutahe basi muzaturacire rap tuzayumvira muri ghetto man oya muzabira kuzo n'ubushiti mu tuzo neza shayifta kamara urwo no byo byo kuvuga ku Rwanda ruzimanda rwo wazaguisho mukinyi mwagije no kugera mu reka dukoresha remiterasion hacinja kwaje kureba ma umugitera nimba naje kureba umuhanzi bitray cyangwa nuza cya people imagine ko tavuga byose imagine ko tavuga byose niyo mustari emi niyo mustari emi ari ukoye amatoro urabona makuru emi
tugiye kurarikigana niba mwakishurira byaba ari ejo hari abanyarwanda baturuka impande n'imana hari ubunzi maybe ko nafasha y'amano akazamuka maybe ko nafasha runaka akazamuka n'abandi bahanzi benshi gusa nkaho mushingiye ku kintu abanyarwanda y'amana ari hehe wenda mu gitaramo cyanyu kugira ngo twishime urugero abashaka ko bashyiramo abantu oya si kuvuga ngo kamwe n'abantu umukuye mu rugo ni mu bugesera wamuzanye uteze ari wo muteze ariko yinjira ubwa mbere